uzi barinjira udashoboye gusenga nta yindi mpamvu igicaniro cyarazimye bushumba iyo igicaniro cyazimye ubusambanyi burinjira iyo igicaniro cyazimye ubuhehesi buraza burinjira usanga umugabo atakinyuzwe n'umugore yashatse cyane usanga umugore atakinyuzwe n'umugabo wamushatse mbese usanga ibintu byarivanze kuko igicaniro cyagize gute cyarazimye atangira gukunda iby'Imana yanga yes atangira guha ibyo kamere yiwe ishaka atangira kuyoborwa na kamere yiwe kandi nyamara ibyo kamere ikunda umwuka arabyanga kandi nanone ibyo umwuka akunda kamere igize gute irabyanga biravuze ngo icyumweru cyiza kuri mwese mudukurikiranye muri uyu mwanya tubahaye ikaze kuri Goodrich TV muri kumwe n'itorero Betelehemu nk'uko musanzwe tumaze kubimenyera tubana ku isaha y'isa 11 z'umugoroba kugera saa 12 z'umugoroba. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'ijambo ry'Imana muri kumwe n'umushumba w'itorero ya Betelehemu Reverend Pastor Ndorimana Edouard, ariko kandi ndi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi twabanye nawe araza kubibwira mu kanya, turaza kumuha akanya. Mbonereho guha ikaze mwese abakristo b'itorero Betelehemu ndetse n'inshuti zacu muri rusange, aho muherereye hose tubahaye ikaze, kwishimira kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko ikiganiro mukimenyereye. Izina ryacyo nari narivuze ariko nongera ndisubiremo. Ikiganiro cyacu cyitwa Mubyutse, akomeze, agende. Aya magambo uko ari atatu dukunda kuyavugaho no kuyasubiramo, ariko muri ubwo buryo duhaye ikaze abashumba bose aho baherereye, duhaye ikaze ababishopu, duhaye ikaze intumwa cyangwa se abapotre, duhaye intumwa duhaye ikaze abaevangeliste, duhaye ikaze abahanuzi, mwese abakozi b'Imana mwahamagariwe mu byiciro bitandukanye, tubahaye ikaze. Uyu mwanya ni umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi buri muntu wese abasha kudukurikira, abasha kubohorwa muri iri jambo kuko n'Imana iduhereye umurongo. Mwese rero turishimye kubana namwe kandi tubahaye ikaze rwose. Turi kumwe n'umutumirwa nk'uko nari mbivuze, yabibwira. Amen. Murakoze cyane Pastor. Yego, amazina n'Uwineza Fanny, ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane Fanny, Imana iguhe umugisha, wakoze kuza, kandi ndatekereza ko turi bugira ibihe byiza cyane rwose. Yego, muri ubwo buryo sinabura gushimira kandi ubuyobozi bwa Goodrich TV budahwema kuduha ikaze no kugira ngo tubashe kubona uko tuvuga ubutumwa. Bayobozi bacu, Imana ibahe umugisha. Fanny, ndagira ngo dufate akanya tuze gusenga mbere yuko tugira icyo tuvuga. Yego, Imana iguhe umugisha. Amen. Reka dusenge Imana. Reka umuntu wese udukurikiranye ategura umutima we kugira ngo dusenge, twiyereke Imana, imitima yacu tuyishyire imbere y'Imana kugira ngo uyu mwanya ijambo rigiye gutambuka rigere ku mutima wa buri wese, kandi umuntu wese uri buryumve ndabizi neza ari ikintu gikore mu bugingo bwiwe. Reka dusenge. Imana mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana ishobora byose, se umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe uyu mwanya, data wa twese mwiza. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushime kuri Imana idukunda, tugushime kuri Imana itwitaho, tugushime ko waturinze, wabanye natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Mwami wacu Yesu Kristo, hari ibyahize imibiri yacu, hari ibyahize ubugingo, hari ibyaduhize kenshi, ariko warigaragaje. Umuririmbyi yavuze ngo wagaragaje kunesha kwawe. Turagushimiye ko imirimo amaboko yawe yagaragaye ku buzima bwacu, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya mwiza w'amateraniro rero, Mwami tuje imbere yawe duciye bugufi cyane, reka imbabazi zawe zibe ku mitima yacu, imbabazi zawe zibe kuri muntu wese, mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ukurikiranye ijambo ryawe ndakwinginze kugira ngo abanze yezwe naryo, amaraso yawe adutwikira, imbabazi zawe zitubeho Mwami. Icyo turogoye n'imbaraga zose z'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo tunanije imigambi yose y'incakura, uburyo bwose dayimoni yakoreramo turaburogoye mu izina rya Yesu. Duhamagaye umwuka w'Imana kugira ngo
bane natwe. Reka ubutatu bwera butagatifu, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, reka buterane natwe muri aka kanya. Urakoze rero kuri Imana. Shyigikira umushumba, nanjye ushyigikire mwami, ushyigikire n'umuntu wese ugiye kumvira ijambo ryawe. Ubwami bwe bukomeze kuba hagati muri twe, mu izina rya Kristo Yesu wanesheje. Amen. Amen. Urakoze cyane Fanny. Amen. Nk'uko twabivuze kandi nk'uko turi buze gukomeza tubivuga, insanganyamatsiko y'ijambo turi buganireho nk'uko dusanzwe tuyiganiraho ni Mubyutse, akomeze, agende. Uyu munsi topic ndi buvugeho, topic ngufiya usange mu byakozwe n'intumwa. Fanny umfashe kugira ngo tubashe kuza gufatanya. Byakozwe n'intumwa niho turi gusome ijambo ry'Imana, turi buganireho. Some igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere ugere ku murongo waho wa 11. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mutwe w'amagambo cyangwa se imbanziriza amagambo aranditse ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota, mwene se wa Yakobo wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, 4 agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari busohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo ku murongo wa 10. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira. Imana ishimwe. Ubwarwo barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika musigaho. Murongo wa 11. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye iby'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikanyiza ibyo ubwoko bw'abayuda bwategerezaga byose. Amen. Muri icyo gihe umwami Herode atangira kugirira nabi abantu bamwe bo umuryango wa Kristo. Ategeka ko bicisha Yakobo mwene se wa Yohana, ategeka ko bicisha inkota Yakobo mwene se wa Yohana. Abonye ko ibyo bishimishije abayahudi, ariyongeza afatisha na Petero. Ibyo byabaye mu minsi mikuru abayahudi baryagamo imigati idasembuye. Amaze kumufata amushyira muri gereza, ategeka amatsinda 4 y'abasirikari 4,
ngo bajye bakuranwa yashakaga kuzamushyira mu ruhame nyuma y'iminsi mikuru ya Pasika. Nuko Petero arindirwa muri gereza, ariko ab'umuryango wa Kristo bakomeza kuza kumusabira ku Mana bashyizeho umwete. Herode yari bumujyane gucirwa urubanza. Urumva ko hano haravuga ngo Herode yari bumusohora. Tekereza iryo joro niko waje. Petero yari asinziriye azirikishijwe iminyururu ibiri, ari hagati y'abarinzi babiri. Hari n'abandi barinzi ku rugi rwa gereza. Nuko umumarayika wa Nyagasani aratunga, maze umucyo ukwira muri yo. Uwo mumarayika akomanga Petero mu rubavu, aramukangura, aramubwira ati byuka bwangu. Iminyururu ihita imuva ku maboko iragwa. Mumarayika aramubwira ati kenyera ushyiremo n'inkweto. Abigenza ati, mumarayika niko kumubwira ati ifubika umwitero wawe unkurikire. Petero aramukurikira bavaho, ariko ntiyari azi ko ibyo umumarayika akoze ari ibimubayeho koko, ahubwo yibwiraga ko abirose. Banyura ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku rugi rw'icyuma rwo ku irembo ryerekeza mu mujyi rugira rutya rurabikingurira, barasohoka. Banyura umuhanda umwe wo mu mujyi, ako kanya umumarayika amusigaho. Nuko Petero agaruye umutima aravuga ati noneho menye by'ukuri ko Nyagasani yohereje umumarayika we akangiza amaboko ya Herode n'imigambi yose y'Abayahudi. Aya magambo niyo turi bushingireho tuvuga ijambo ry'Imana, kandi ndatekereza ko nk'uko mudukurikiranye muri uyu mwanya, insanganyamatsiko yacu ni Mubyutse agende, ariko uyu mwanya ndashaka kuvuga Uwiteka agukize amaboko ya Herode, kandi agukize n'iby'Abayahudi bategereza byo. Buriya ejo bundi navuze kuri Eliya yageze igihe ananirwa. Buriya Fanny, umuntu ashobora gukora neza ariko akagira akananirwa, kandi ashobora kunanirwa atari uko Imana itavuganye nawe cyangwa se itavuganye nawe. Iyo impamvu mvuze ibi bintu ni ukubera umuntu wese agira ibimunaniza. Ngewe ntangira ivugabutumwa numvaga ari ryoshye, naravugaga nkumva rwose nta n'intambara nzahura nazo, ariko umunsi natangiye kuvuga hari abandebye bati nuriya nawe araje. Kandi buriya njya nkunda kubivuga, intambara nyinshi turwana nazo ni iza bene wacu. Eliya yagize igihe arwana n'imyuka yari iri kwa Ahabu, Ezebera ari uyihatse ayifite. Eliya yarazanye ibigirwamana by'Abasidoni, nabivuzeho ubwashize. Ibyo bigirwamana aragenda azana abahanuzi 400 ba Asheri, azana n'abandi 450 ba Bayali, babaye 850. Abo bari abo kumushyigikira. N'uyu munsi umuntu ashobora kuyoba akagira abamushyigikira, umuntu ashobora kugira ibizindi imbaraga akorana nazo ariko akagira abamushyigikira, kandi nabo bakitwa abahanuzi. Ibyo rero bibaho. Imana imuhagurukiriza kurwanya ibyo bigirwamana, ariko imbaraga yarwanye nazo agera no ku musozo wo gutsinda. Ariko intsinzi ikoze kuri wa wundi wari ubihatse ari Yezebeli, amwandikira inyandiko ivuga ngo we Eliya wisha abahanuzi ba Bayali, kwica ba Ashera, uyu munsi nyumva nindaguhwanya n'abo bahanuzi uzamenye ko Imana zanjye zizabimpora. Umugabo yumvisha iryo jambo ngo umutima hari ikintu kinera ubwoba. Yezebeli yakoreraga ibigirwamana yego byo mu Basidoni, ariko noneho ijambo avuze rigera kuri Eliya. Mu bigaragara imbaraga zafashaga Yezebeli zari zimaze kurangira, kuko Eliya yari azimanukanye ku Geshoni azirangiriza. Byari bivuze ngo Yezebeli nta zindi imbaraga yagombaga kuba yari afite zirwanya Eliya, ariko Eliya bihishwe sha. Eliya buriya yarageze ku gihe cyo gushikama, cyo gukomera, noneho cyo kuvuga rikijyana kuko Imana ari gushika. Ariko Eliya yahishwe icyo kintu, yumva ijambo Yezebeli avuze agira ubwoba ariruka. Ngira ikibazo igihe cyose umuntu agiye kugera ku ntsinzi, nibwo amajwi
arwana n'aya muganza. Yego. Igihe cyose werekeza mu ntsinzi y'iby'Imana yakubwiye, ushobora guhura n'ijwi rigusenya rikugamburuza rishaka kukwereka ko iyo ntsinzi utazayibyina. Ibyo ngibyo bibaho cyane. Ngewe narabibonye. Fanny, abantu benshi bagwa bakaryama bagasa naho bageze aho batakibyutse, ni abantu bari bageze ku rwego rwiza, abantu bamaze kubamenya, abantu bamaze kubabona, abantu babishimiye, abantu bavuga ati aba bantu bari mu mwuka w'Imana, aba bantu ni abakozi b'Imana. Igihe abantu batangiye gukoma amashyi, Satani naho agahagurutsa irindi jwi, kandi iryo jwi ridacunganye naryo rirakujyana rikakujyana muri cya giti cy'umuroteri Eliya yagiye kwinjiza aho ngaho kwiyahura rubuga. Ngewe nabonye mu bintu bibaho Imana izi ko abantu bashobora kugwa mu gice cy'umwuka, irabizi, ariko Imana itangazwa no kubona umuntu ugwa ntabyuke. Icyo kintu abadukurikiye mutwumve neza. Ese umuntu yaguba utazabyuka? Buriya kandi Fanny, mu buryo bwo kugwa mbibona mu buryo bubiri. Hari abantu baguye batakoze ibyaha, ariko baguye mu mutima. Ntibasambanye, ntibasinze, ntibibye, ntibishe, ntibagiye mu bindi, ariko baragenda baracogora, basa naho iby'Imana babishyize ku ruhande, ntibajya mu byaha, ariko baracogora. Burya Imana ibyita kugwa. Hari n'abandi baguye bari mu byaha, ndetse Satani abwira ngo aho ntimuzahava, akababohera aho ngaho mu byaha cyane. Abandi nabo akababohera mu ntege nke. Uzi intege nke zifata umuntu w'umuhanuzi wakoreshejwe n'Imana nka Eliya. Umuntu wumvise ijwi ry'Imana, Imana ivugana nawe, renga ijwi. Burya kumva ijwi ni kimwe, ariko kugeza ubwo ukorana n'Imana, mu buryo bugaragara, ugakorana n'Imana, Imana ikagukoresha, ugasengera abantu bagakira, ugasengera abantu bagakurwa ahantu habi, ukingingira abantu bagakurwaho imitwaro, Imana ikagukoresha abantu bakabihamya. Umunsi umwe, ukwezi kumwe, icyumweru kimwe, umwanzi akakuboha. Birababaje. Umuntu akabaho ari mu nzu y'imboho umwanzi yamuboheyemo, yaba iy'icyaha yaba iy'intege nke. Kubyumva iyo yose si iminyururu. Kandi koko mushumba, muri iki gihe turimo abantu benshi Satani ababoheye aho ngaho cyane. Urasanga umuntu atarakoze ibyaha pe, yarabashije no kwirinda muri byose cyane, ariko ugasanga ntakibasha gufata amasengesho y'iminsi ibiri ngo asenge, ngo yiyirize ubusa asenga Imana. Kandi ibiri uvuze myinshi, umwe hera kuri umwe agera saa sita inzara yamuriye ati ndapfuye, umwe gusa kugera saa 12 bikamugora. Kandi yarahoze asenga 30 na 40 barayasenga, narenze 40 barayasenga, ariko kugira ngo asenge ibiri uyu munsi bikamunanira. Reka tubwire abadukurikiye, nimba hari ikintu umurokore umukristo atsindisha, nta yindi tsinzi yayo uretse mu gusenga cyane. Gusenga niho tubonera intsinzi muri byose. Rero uyu munsi biragoye cyane, urahura n'umukristo ukamusuhuza Yesu ashimwe se amakuru y'ijuru, ijuru riravuga iki, ari kuvuga ati reka da ngo se korona Imana yaca hehe ivuga se, ubwo yavuga muri korona ese iravugiraho insengero z'ikintu, warasenze Imana iravuganye nawe. Kandi nkwibutse abantu batwumve neza badukurikiye, ntabwo Imana ivugira mu rusengero mu materaniro. Burya unaryamye ufite ibihe byiza yavugana nawe. Imana iravuga. Uri mutetse ufite ibihe byiza, uri gukaranga imboga zawe, haleluya, uri mufura, ivugana nawe, upfa kuba uri tayari, urimo uragenda mu modoka yawe, Imana ivugana nawe. Kuko buriya Pawulo yabivuzeho, aravuga ngo mumenye ko Imana yanyu itaba mu misozi no mu bihanamanga, ngo ahubwo Imana yacu iba muri twebwe ubwacu. Rero ubwiye Imana iri muri twebwe, ivugira muri twe, ikorera muri twe. Ntabwo Imana ikorera mu rusengero gusa, ahubwo ikorera muri twebwe ubwacu. Kubera ko uyu munsi bamwe mu bantu bamwe mu bizeye bari kubona ko Imana itakikora, bari kubona ko Imana itakikora. Cyewe umwe yarambajije, arambaza ngo ariko pasite, kubona korona yakamejeje, guma mu rugo nayo ari buri kanya, urabona aya masezerano Imana yavuze izayuzuza, ese azanyura he no muri iyi covid? Ese igenda ibaza, bariyeri si covid. Njya mbwira abantu ikibuga cy'indege bagifunga, imipaka bakayifunga, amamodoka agahagarara akajya muri parikingi,
amagare agasubira mu rugo, Yego. amamoto agasubira mu rugo, akameraho ibyatsi. birashoboka Ariko ikibuga Imana ikoreramo, ikibuga inzira Imana ikoreramo Haleluya. ntizishobora gusibangana. ntabwo bishoboka Donc abadukurikiye batwumve, muri Mubyutse akomeze agende. Ijuru rirakinguye, ijuru ririmo rirakora, kuva ku wa mbere kugera ku wa karindwi, kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa 12, kuva ku mwaka wa mbere kuzagera ku mwaka wa nyuma. Ijuru rikingukiye abarishaka. amen Yesaya yabyanditse neza Niko bimeze. aravuga ngo ni kwapfuye ngananirwe kumva, aravuga ngo ahubwo ibyaha byanyu, ibyaha by'abantu Ibyaha bye. nibyo byayiteye kubima amatwi, ibatera n'umugongo niyabiyere. Niba hari igihe ibyaha bikozwe, ni iki gihe cya korona. cyane mushonga Ibyaha birakozwe muri iyi korona. Ubu reka nkubwire, hari abagaragaye, hari n'abatari bagaragara. Bibiliya ivuga ngo ibyaha bya bamwe bigaragara mbere, ngo ariko n'ibindi ntibizahishwa. Hari abantu Imana igitwikiriye, ikiri kuvuga ngo reka mbategereze ndebe, reka ndebe reka ndebe ko nibuze nubwo baguye bazabyuka. Yego. Kuko mu bindi Imana yakundiraga Dawidi, iyo yamenyaga ko yamaze kugomera Imana, yararambararaga akavuga ngo ndikize, yishyiraga hasi akavuga ngo ngewe ndi indumbi y'imbwa. Erega buriya no mu byaha mama niho yambyariye. niho yambyaye. Ariko nubwo yahamyaga ko yavukiye mu cyaha, Dawidi namukundiye ibintu bibiri. Icyaha yakoraga rimwe ntiyagisubiragamo bwa kabiri. yahitaga yihanaga. Icya kabiri yamenyaga ko icyo kintu Imana yanga nawe akwiriye kucyanga akakirwanya. Ariko dufite abantu bakora icyaha rimwe, bakora icyaha kabiri, bakiyongeza gatatu, bakabikomeza, bakabigira ubuzima, kandi bagashaka no gukomeza kumva ijwi ry'Imana. Ntibizakunda. Iyo Imana irebye uwo mutima, dore ingaruka z'icyo kintu, abantu bageraho Imana ibazinukwa. Nongere ntange message muri aya magambo, mwene data udukurikiranye, rinda ko Imana ikuzinukwa mu byo urimo. Imana nikuzinukwa, hari igihe uzayishaka itakumva, hari igihe uzashaka kubyuka itafite gahunda yo kugufata amaboko. Kuko biri ivuga ngo hari igihe Imana yemera kutujugunya mu maboko y'umwanzi kugira ngo tubabarireyo. Ibyo irabyemera cyane. Yesaya yandika mu gice cya 55 umurongo wa 6, yaravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimumwambaze akiri bugufi, umunyabyaha areka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira. Harimo ijambo nakunze rivuga ngo mugarukire Uwiteka, nawe azabagarukira kandi ngo abazabagirira iki? Ibambe. Rero twari tubwiye aba bantu nubwo bari bakiri mu byaha, nicyo gihe cyo kugira ngo iri jambo ryongere ribabyutse, bahagurutse. Imana ishimwe cyane. Bongere bagarukire Uwiteka, bagarukire Uwiteka. Ariko Fanny, ukiri muri bagaruke, ni bagaruke. ariko uzi hari ibintu nabonye abantu bakwiriye kugaruka. Uyu munsi tuvugana, reka nkubwire, uyu mwanya baradukurikiye, turi hano muri studio ya Goodrich TV. Abantu baradukurikiranye bari mu ntara zitandukanye, bari mu bihugu bitandukanye, uburasirazuba, uburengerazuba. Birambabaza, uyu munsi nakubwiye ngo Imana izi ko umuntu yago, ariko se umuntu yago ubutazabyuka. Umugore udukurikiye, umugabo udukurikiye, umusore udukurikiye, umuntu wamenye Imana, umuntu wasogongeye akamenya ko Imana igira neza, yago ubutazabyuka. Njye ntekereza haraba Imana koko ifite imbabazi, ariko se wowe uduteze amatwi utwumva, wowe utekereza muri uyu mwanya, wago ubutazabyuka. Mwanditsi yabivuzeho, aravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yago nazarambara. Uyu ni umukiranutsi. Mukiranutsi umuntu yakibaza ngo umukiranutsi ninde, ni iki? Ese umuntu yakiranuka gute muri gukiranuka kw'abizera? Si uko tudakora ibyaha, ahubwo gukiranuka kwacu kugaragarira muri rya jambo rivuga ngo mbabarira, ukagira umutima ugushyira imbere y'Imana. Uko wavuze ku mugabo witwa Dawidi, yakoraga ibyaha. Dawidi akababwira, Dawidi yakoraga ibyaha mu buryo bwinshi butandukanye. Dawidi yamennye amaraso, Dawidi yatwaye abagore b'abandi, Dawidi ntiyigeze anyurwa, kugeza ubwo Imana yari yarateguye ko Dawidi azayubakira urusengero, imubonaho amaraso atariho urubanza, iramubwira ngo ariho urubanza. Ayo maraso ntabwo si ukuvuga ngo ntariho urubanza, ahubwo Imana yaravuze ati uyu mugabo yakoze amabi menshi, ibi biganza byuzuye amaraso, ibyanyubakiriye. Ntabwo byanyubakiriye, ahubwo wowe genda, umuhungu wawe niwe mayiki amahirwe. Bivuze ikire, bavuze ngo si uko tutakora ibyaha. Yego, kuko Dawidi aravuga ngo mama yambyariye he mu cyaha,
ahubwo se se twagumayo twabigumamo wowe udukurikiye wagiye mu kabari n'ibyo rimwe ujyamo kabiri ese koko ukagumemo ubimbata y'icyaha ubimbata y'icyaha ukomeze wifurugute ntabwo bigukwiriye garuka muri iyi mubyutse akomeza agende Haleluya. turavuze ngo nibagire ute nibagaruke kandi Imana iracyabafitiye imbabazi Imana iracyabafitiye imbabazi hari ikintu kimwe kijya kibabaza Imana ni ukubona umuntu wigeze aririmba agasogongera ku mpano y'umwuka wera akuzura imbaraga z'Imana yarangiza akabivamo agatesha iby'Imana agaciro nongere mvuge iki kintu niba waruzuraga umwuka wera Imana irashaka ngo ubyuke wongere uwuzure kuko ni uwacu ntabwo ari uw'abandi ni isezerano ryawe niba warahanuraga niki kikuzimije niba warabwirizaga ubutumwa ninde yaguhaye konji ntabwo njya mbyumva kandi reka mbabwire uyu munsi twabaye abaviyayi mbere abantu bajyaga no mu modoka bakabwiriza ubutumwa akavuga ati mwumve iki ijambo ry'Imana rivuga ejo bundi nagiye mu mujyi njya hariya muri niba ari muri ki harya ririya soko barigita ngo iki yewe sinjya nanakunda yari ryo hirya ku ruhande muri aho nsanga umuntu arimo arabwiriza abacuruzi akabwira ngo nimwumve uko Imana ivuga ndamwitegereza uyu ntari mu rusengero ari mu isoko ari kubuvuga nubwo abantu bavuga ngo si heza ariko nibuza ari kuzuza icyo yahamagariye ariko ubu turyamenye mu rugo nivuga butumwa turariryamishije ubuhanuzi buraryamye abantu bari aho ngaho ngo none se ngo insengero ngo ntizikinze reka mbabwire inzugi zirakinze ariko abakristo barahari kandi abakristo ni rwo rusengero ibi tubiveho twikomereze ndagira ngo tuvuye kuri Petero ariko twari tubabwiye ngo nibabyutse ijambo turiho ni mubyutse aho yarari mubyutse nabyuke yongera kureba hari ikintu njya nibaza Fanny Imana ni nziza iranaryoshye kuyivuga ni urukundo njya ntekereza ibintu byinshi nkareba aho yamvanye kugeza none ngasanga ntayikoreye niyo nanapfa naba ndi mu mwenda kandi nongere mbwira abadukurikiranye muri uyu mwanya utekereza kuri mu mwenda w'Imana ibyo yakubwiye nayo izabikora ariko natwe turi mu mwenda kandi umwenda dufite ni uwo gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu uko Fanny iyo dukunze Imana tureka ibyaha ikikubwira ko abantu banze Imana bakora ibyaha ngane kw'iki kintu kugira ngo tuvuge kuri Petero abantu nibabyuke bongere bakunda Imana kuko umuntu nareka icyaha niko gukunda Imana akubaha amategeko y'Imana akayagenderamo nguko gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu bizaza Imana iguha umugisha hanyuma twasomye ijambo rivuga ngo mu gihe ivuga butumwa ry'intumwa ryari ririho ubutumwa buravugwa ba Petero bari gukora ibitangaza igihe Imana ihaye ububyutse intumwa nicyo gihe Satani yazamuye umwuka wo kwica intumwa iya mbere bafata Yakobo bamwicisha iki ariko uyu mwuka ukunda kumena amaraso uyu mwuka wa Satani ukunda kumena amaraso y'abahanuzi ngo baciye umutwe nde Yakobo mwene wabo na Yohana atari Yohana umubatiza wibutse ko Herode ari we waciye umutwe nde Yohana umubatiza uyu Herode nawe waciye umutwe wande wa Yakobo ngo buke mu gitondo yiyongeza nde Petero ariko hari ikintu nakunze ngo abitorero bagira umwete wo kugira bagira umwete wo gusenga abitorera aho bantu gushora havugeho babonye yuko Yakobo agiye baravuga ngo ntabwo turi bukomeze ni turi bwicare twebwe turasenga nubwo kuba bo barirebye baricaye basanga kuba Yakobo agiye bo ubwabo babigizemo uruhare kuko nta mwete bari bafite nta mwete bagize wo gusenga buriya ariko zikwa mugani ko buriya batagize nta mwete bagize ahubwo hagifatwa nde Petero baravuga ngo ubu burangare nitwabuguma muzantege nke yawavuze ntabwo twaguma muri izi ntege nke ubwo batwaye intumwa nkuru twebwe dusigaye hehe hasigaye iki nimuze dushinga ibi nimba hari ikintu gikuru nimba hari ikintu abakristo dukwiriye gukora nimba hari intwaro ikomeye nimba hari intwaro itagikumirwa ahantu hariho hose ni intwaro bita isengesho rijya ryinjira ahantu ridakomanze
ariko ibaze isengesho rikingura imiryango yagera isengesho rijya rikugerera ahantu wowe ubwawe utagera. Bo baravuga ngo nidufite imbaraga zo kwinjira hehe hari muri iriya gereza cyane, nidufite imbaraga zo guhagarara imbere ya Herode, ahubwo dufite imbaraga zo gusenga. Ngo baragenda baregeranya bakora igicaniro nituzi iki gicaniro ngo bagikoreye, ariko iki gicaniro cyari bagikoreye kuwitwa Mariya nyina wa Mariya, yego, ariko cyahereye mu mitima yabo, ariko cyahereye mu mitima yabo. Igicaniro aho hantu hatinde, yego, mu mitima yacu bamwe cyarazimye, bamwe cyarazimye. Umuriro waka nta kintu kiwuvogera, umuriro waka nta kintu na kimwe gishobora kuwegera, ariko iyo umuriro uzimye n'umuserebanya ucamo n'imbeba inyuramo ikigera. Ngewe kera nakuriye mu cyaro, usibye ubundi mu mujyi najyaga mbona iwacu kera za nyakatsi zikibaho, bagiraga uburyo baterekamo n'ihene inyuma y'amashyiga, ihene igacungana n'umuriro n'ukuri buzima, yahene ikiryamira mu mashyiga. Uzi impamvu ntiyaryamamo harimo umuriro kandi yashya? Uko niko igicaniro kizimye mu muntu, n'abadayimoni bose barinjira, n'abadayimoni baraza. Uyu munsi udashoboye gusenga nta yindi mpamvu, igicaniro cyarazimye mushumba. Iyo igicaniro cyazimye ubusambanyi burinjira, iyo igicaniro cyazimye ubuhehesi buraza burinjira. Usanga umugabo atakinyuzwe n'umugore yashatse cyane, usanga umugore atakinyuzwe n'umugabo wamushatse, mbese usanga ibintu byarivanze kuko igicaniro cyagize gute, cyarazimye. Atangira gukunda iby'Imana yanga, atangira guha ibyo kamere yiwe ishaka, atangira kuyoborwa na kamere yiwe. Kandi nyamara ibyo kamere ikunda umwuka arabyanga, kandi nanone ibyo umwuka akunda kamere igize gute, irabyanga. Biravuze ngo ni ibintu bibiri bitajya bibangikamo. Rero turagira ngo tuvuge ngo umuntu wumva ko igicaniro muri we cyazimye, niyongera ahaguruka ashaka uburyo cy'igicaniro yongera kugicana. Igicaniro cyongera. Uvuze ikintu gikomeye. Iyo umuntu azimije igicaniro muri we, Imana ntigikizimye, ahubwo yo ubwayo ikubwira ko cyazimye, ikabikumenyesha. Abantu benshi bakunda kurota cyazimye, ariko ntibamenye icyo Imana iri kubabwira. Niba warasengaga kabiri ukaba utakibishobora, warasengaga gatatu ukaba utakibishobora, karindwi ntukibishobora, hanyuma ugeze rero reka umwanza gufate uko ashaka. Umuntu ageraho ibintu yatsindaga bigiye kumutsinda, kwirukanka kugira ngo turwane n'amasaha yacu. Ndagira ngo mbabwire abitorero bagize umwete wo gusengera Petero. Uyu munsi abakristo baratangaje. Fanny, Imana ishimwe kuri umukozi w'Imana. Iyo abapasiteri bagize ibyago bakagira ibibazo, hari abakristo bamwe bakoma mu mashyi ngo Imana iramuhariye. Munyumve neza kuri iki kintu. Ese koko pasiteri kugira ibibazo ni igihano cy'Imana? Pasiteri agize ibyago baramufunze, aho kugira ngo bamusengere ngo niyumve. Wumva abakristo b'uyu munsi twajyaga tubivuga, reka banza abone. Ikibazo abantu bagira, urukundo rwashize muri bo. Buriya umuntu usengera abandi ni umuntu ufite urukundo. Urukundo rw'Imana ruturimo rudutegeka gusengera n'abo twanga. Buriya ikikubwira ko urukundo rw'Imana rukikurimo, wiga gusengera umuntu utari gukunda, kabone nawe yaba afite amakosa. Ubundi dusengera asaba ameze neza gusa. Uzi ko Imana idutegeka gusengera abanyabyaha, tubasengere kugira ngo bagire ute, bakizwe. Kuko ntabwo turi abacamanza, ahubwo dushinzwe kubibutsa ibyo barimo kataribo, twarangiza tukagira ute, tukabasengera. Hari abakristo badakunda abashumba babo, batabasengera, batabingingira, kabone nabo bataba bari mu byabo, ngo reka ngahanga ajye yirwanaho. Ubivugaho iki? Icyo kintu nibyo kireze mushumba. Kumva ngo pasiteri runaka bakora cyangwa se yakoze iki, none ugasanga abakristo mu kimbo cy'uko bo ubwabo twakicaye ngo dusengere wabo, ahubwo tubaye abambiro kwifatanya n'abapagani n'abanyamahanga kumusebya no kumuvuga cyane. Bamwe baratangira ngo yari yarabivuze kije kwanika abantu. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo gufata umushumba yahamagaye ngo imwanike. Ntabwo biba. Aba bantu ntabwo baba babizi. Reka tubabwire ijambo rimwe. Ikintu cyabaye kuri Sawuli. Sawuli yangaga Dawidi cyane. Igihe kigere Dawidi amufatira mu buvumo, ngafata inkota, ngabagaragu baramubwira ngo ariko ubundi wamurangije, wamwishe. Imana
yatubwiye ko izamuduha kizamutugabiza none tukaba tumubonye tukamugenza uko dushaka. Dawidi arareba aravuga ngo uyu mugabo aracyariho amavuta y'Imana, sinjye wamwimitse, sinjye wamwimitse, aravuga ngo ntabwo nshobora kuramburira amaboko yanjye uw'Imana yimitse. uw'Imana yimitse. bivuze iki? biravuze ngo uyu mushumba nubwo afatiwe muri uyu muntu yarazamutse bagenzi, yarari hejuru pe, yarari hejuru, umwanzi aramurashe, kandi ahangaha hageze evangeliste Fanny sindahagera, kandi sinzi nimba nimagera nazahahurira n'ibyo ngibyo bihamurase. witonde cyane, uko uzamuka kuri esikariye niko n'ibikurwanya bigwiza. nicyo nashakaga kuvuga. abantu bagakwiriye kureba abakozi b'Imana baraswa bagasengerwa, tukavuga ngo ntibikwiriye ko uyu mukozi w'Imana abaho ubuzima. yego ntituze kwibagirwa ko hari abantu bakora nabi bikarenga uko wabivuga, kuko biragoye uyu munsi kubona umukozi w'Imana atwawe n'abagabo 3 4 cyangwa 5, umugore ugasanga yatwaye umugabo w'abandi. uyoberwa uko wabivuga, ariko nanone ho kugira ngo dufate umwanya wo kumutemera hitaka, twamusengereje akagaruka mu murongo, kandi ejo yagaruka mu murongo. erega uzi impamvu agakiza kariho, nuko abanyabyaha bari, nukuvuga abanyabyaha badahari gukizwa se byaba ninde wabugikiza. donc abantu bamenye ngo impamvu agakiza kagihari nuko abanyabyaha bashobora kubwirizwa bagahinduka, kandi umuntu wese n'umuntu. kandi ikibazo ngira ni kimwe, hari abantu babwirwa, wanamubwira ati yewe warayobye, ati Imana yabifashije, Imana yari yarabimbwiye, ngende mu isezerano. Imana twumvikane ntiyayobye umuntu ngo ayobere mu byaha ngo ni isezerano. ibyo bintu nibyo njya nanga. ariko umuntu wese yahinduka, pasiteri yahinduka, uvuga butumwa yahinduka, muhanuzi yahinduka, umuntu wese yahinduka. ariko abantu babi ni abantu bahugurwa ntibumve, ni abantu bagirwa inama ntibemere, ni abantu Imana idutumaho nk'uko twavuga ntibashobore kuba bahindukiye. abo kubasengera biragora, ariko umuntu wese akeneye amasengero. nongere mbwira abitorero, nyabuneka niba munkunda, niba mwumva mwifuza ko nzaba mukozi w'Imana ku rwego mwifuza, nkeneye amasengesho yanyu, nkeneye kwingingirwa mu gihe ngiki, nkeneye gusengerwa cyane kugira ngo nzagere hahandi Imana ivugana natwe. abadukurikiye mwese amasengesho yanyu turayakeneye, kuko Petero ariyo yamukuye mu nzu y'imbohe. ndagira ngo tuvuge uburyo yasohotsemo. aya ubundi isengesho kuvuga isengesho indakumirwa ari ahanga muri iyi nzu y'imbohe, uretse ko n'aba bitorero bamusenga ntibari bafite ibyiringiro by'uko Petero ari buve muri iyi nzu y'imbohe. ngo yari arindishijwe abagabo bangana 16, ni benshi 16. ariko uzi iyo uvuze ku basirikari 16, reka nkubwire, buriya Satani ni umuhanga. ese kubuki Petero bamurindishije 16 badasanzwe babarindisha abandi? buriya iyo ukomeye Satani agushakira n'ingabo nyinshi. buriya umuntu wese dimansi yazakorera cyangwa azagera urwego rwose, uko ugenda uzamuka niko umwanzi ategura abo kukurwanya benshi kandi bakomeye. ngo bagize ute? bakomeye mushuba bakomeye. hari igihe kimwe nubona amavuta ari kuzamuka, ukabona Imana iri kugukoresha ibitangaza, umenye ko n'urugamba ugiye kurwana rutakoroheye. dore ibanga rero, dore ibanga, bwira abantu bagusengere, kuko ayawe hari ahazananirwa. ngo Petero afungirwa mu nzu y'imbohe, arindishwa abasirikare 16. ese Fanny, uzaba abasirikare wabavugaho mu buryo bw'umubiri, mu buryo kuko hari igihe tuvugira mu mwuka abantu ntibumve. sa n'udetaye abaturinze uko bangana. ubundi abasirikare bari mu buryo bwinshi butandukanye. hari igihe umuntu agira abasirikare be, kandi buriya iyo uri hagati y'abasirikare ntabwinyaza. uzi umusirikare wo kutabyara, umusirikare wo kubura urubyaro aragatsindwa akagenda agapfa. umusirikare wo kudashaka, uri umukobwa mwiza utahira abandi ubukwe, ugatahira abandi ubukwe ukabakenyerera, umwaka ugahitasha ubere, bakakubwira ko wambaye neza, nawe wakireba ukabona unanengi kuri uwo. ariko umusirikare akagenda akakuboha n'uje avuga ngo ayirafi, bikarangirira aho ngaho, ukajya utegereza kazakomeza bikanga. umusirikare w'ubushomeri ajya agera ku muntu wize mushuri, kandi yize diporome ikaba muri garderobe, diporome akagenda akayiparika ahantu akibagirwa ko anayifite.
akajya agenda nk'utarize agenda n'inkweto bara metero z'umuhanda atari uko akazi kabuze ahubwo ari umusirikare wagize gute wakaboshye. urashaka kunshokoza kandi we nakumva abasirikare barahari. uzi umusirikare w'urugo rubi ibaza ugarushaka nk'uko abandi barushaka ugakora ubukwe bwiza ugendeye mu modoka nziza umva abagutaye ubukwe bakaba badasanzwe ariko ukinjirana n'umusirikare wo kugira ngo uzahore uri muri stress urira kuva ku wa mbere kugira ngo katse dore urwo nabonye bizakugora urugukarubana mu ibanga ukabana narwo icyo kibi gikomera ubundi cyane. ariko witonde turi muri Mubyutse. Haleluya Mubyutse akomeze agende kuko ndagira ngo mbabwire ari ibyo tutikoreshwa dukoreshwa na marayika w'Imana. Yego Fanny reka nkubwire uzi umusirikare kuryamisha ku gitanda cy'uburwayi ukajya uryama ubona abasohoka binjira warigenzaga bakaguterura utabasha guhaguruka bakakujyana kuri tuwarete warijyanaga uri umusore ukomeye ufite imbaraga ukageraho imbaraga zikubaha z'uburwayi Satani agashyiraho umusirikare n'ipingu ryo kukubohera. Umusirikare aba afite n'ipingu none se hari ntujya ubona abapolisi barayagenda nyine biriya ni ibibafa uzi ko babyita ibibafa burya Satani nawe ntabwo tuvuze ko bari abantu batwaye ibintu bibi tubishushanije kubera ko ikuzimu nabo bagira ibyo batubohesha. Buriya iyi si iyo wanze kumvira irakuboha. Satani nawe yakurwanya abacunze no kukuboha cyane. Hari abasirikare benshi hari igihe umuntu agira abasirikare b'abarozi hatuye mushumba ugiye kuvuga ko abo batinda abarozi bakamuzengereza akabyuka ari muzima ariko yatambuka yarenga amarembo akagura va kuri ibi urabyuka ugasanga inyoni zapfiriye ku nzi wawe. Abo ni abasirikare ukibaza izi nyoni zipfira ha ibi bisiga bipfira ha ese wangiye ku cyaba intumbi z'inyoni n'ibisiga ubundi wangiye haba ibyari ugasanga urabyutse ugasanga ibintu baguteze mu muryango ariko icyo shimira Imana. Haleluya. Iyo yatuvuzeho ijambo urabisimbuka ugakomeza. Amen. Urinjira ukinjira ntihagire icyo bigutwara kandi uko babikora ikarushaho kuguha umugisha. Amen. Muri Mubyutse akomeza agende ndagira ngo ntangaze iritangazo ibyo bagutega ntacyo bizagutwara. Haleluya. Ibyo batongera nta mbaraga bizagira kandi icyakuboshye cyose turategetse muri uyu mwanya uyu munsi akakanya isaha iki kintu nikimurekure. Abasirikari Satani hariya n'umuhanga aba basirikare ba Herode bari benshi uzi ko buriya uzi Satani wo kujya wenda gusabwa bugapfa rugiye gusaba bugapfa mushumba aho hantu hatindewe bugapfa kandi koko wabonaga ko bwasohoye. Ndagira ngo tuze guha n'umwanya abantu baduhamagare tuze kugira abantu dusenge. Ndagira ngo abadukurikiye mu kanya tuze kubaha nimero ya telefone cyangwa se n'ubundi barayikurikiranye kuri televiziyo irahari baze kuduhamagara kuko ndashaka ko dusengera abantu baraboshywe abantu hari iminyururu va nkubwire ngo icyambere ngo Imana yohereza marayika. Haleluya. ngo imaze kohereza marayika yinjira mu nzu y'imbohe ariko mushumba gato ndafashijwe aho hantu uyu Petero ari hagati y'abasirikare bangahe 16 inzugi zikinzwe ahangaha ni nyinshi zigera muri 3 gusa hari ziriho ibihindizo hari izikingishijwe za serendere zikomeye hari izikingishijwe ingufuri nazo aho zakorewe mbese aha hantu hararinzwe mu buryo bukomeye nta muntu n'umwe ushobora guca no ku barinzi ngo abashe kwinjira aha hantu ho Petero ari. None Imana irarebye. Haleluya. Turashimira Imana ya Isiraheli. Fanny urashaka kunshokoza uzi ko buriya ndatangaye. Haleluya. Buriya Satani azika aboheye umuntu adashobora kuhaba ndetse n'imiryango itazahamukura ndetse n'inshuti zitazahamuvana ariko umva ibanga hari marayika w'Imana wohereje. Ndagira ngo mvugane n'abadukurikiranye muri studio. Imana igiye kohereza marayika wayo ni ugiye kugira ngo aho hantu wabohewe uhakurwe n'imbaraga z'Imana uhakurwe n'imbaraga z'umusaraba uhakurwe n'ubutware bw'ijuru. Abo basirikari bakurinze uzi abasirikari uretse itonde nkubwira akantu uzi abasirikari b'umwenda wa banki
bamanitse itangazo ngo uzaterezwa icyamunara. cyamunara. Urabazi abo basirikare uza abasirikare b'uruvugo. ndagira ngo mvugane n'abantu badukurikiranye uyu mwana. yego Imana igiye kohereza marayika Imana ishimwe. aho waba ufungiye hari hose, marayikusha, haba ku gisasiro hari cy'uburwayi, marayikusha, haba mu gihe cy'ubukene marayika bwinshi, udatinya ikintu, haba mu bibazo byinshi, marayika udatinya haba mu ntambara nyinshi, marayika araje. haba mu bigeragezo bikugose. Haleluya. Ijuru rirategetse Eta sinema marayika igende amanuke. foble. Uyu mugoroba Haleluya. turahanurira ubuzima bwawe. Turahanuye. Marayika amanuke mu Hari izina rya marayika Yesu. uhageze. Marayika amanuke mu Aho mbaraga umaze z'umwuka igihe we. uririra. Yinjire mu rugo Aho ngaho rwawe, umaze igihe urwariye. yinjire mu butayu Muri uhagaze, ubwo burwayi. yinjire mu mibereho Hari urimo, marayika uje. mu izina rya Hari Yesu. marayika uje. Iminsi irageze, Marayika araje. iminsi irasohoye. Umaze igihe kinini Uwakuye Petero mu wicaye aho nzimbahe ngaho. ngo nawe akubohowe, Haleluya. nawe agukuraho Hari uboheye iminyururu mu izina rya igiye Yesu. kukuva ku maboko. La tora bore. Elele siri wire bone forward right. Imana iravuga ngo Haleluya. marayika aramanuka Marayika amukoma mu mbavu, amukoma mu aramubwira ngo byuka, byuka n'ingoga. aho umaze iminsi uryamye, Byuka. igihe uhamaze kirahagije. Byuka. Zone Enine etosa siri wiri Latiki dry. ebone. Etapi fogere Fanny forward. etosa Reka siri. tubwire aba bantu ngo nibabyuke. Nicyo gihe cyo kubyuka aho ngaho Ni umaze igihe. igihe. Ni igihe ugiye kubyuka. agomba kubyukana n'umugabo we, Imana ishimwe. agomba kubyukana n'umugore we, N'akazi ke. agomba kubyukana n'abana be, Abyuka. agomba kubyukana n'umuryango Aho ngaho abohe. igihe cyageze Igihe cyageze. ngo Imana imubyutse. Iterabwoba ryari rikuriho. Uyu mwanya nirirangire. Satani yakwerekaga ko aho ngaho azahava. Ariko uyu mwanya hari izindi mbaraga zimanutse. Izi mbaraga zimanutse kubohora. Zimanutse gukuraho iyo minyururu. Iminyururu, Iminyururu. iminyururu, iminyururu yo Iminyururu. kutabyara, Iminyururu. iminyururu yo kudashaka, Iminyururu mushubu. iminyururu Iminyururu. y'amabere, Iminyururu iminyururu y'ubushomeri. y'ubushomeri, Iyo minyururu. iminyururu yo y'ibyaha. gusuzugurwa, iyo Iminyururu y'ibyaha mushubu. Iyi minyururu igiye kuva abantu ku maboko. Igiye kuva ku maboko. Igiye kuva ku maboko. ikintu gikomeye ngo aramubwira ngo byuka, Byuka. aramufata, Amen. aramusohora, Yego. aramusohora. Aramusohora. Ndagira ngo mbwire abantu ko hari abantu bagiye gusohoka. Hari abantu Ndagira ngo bagiye twitabe telefone Yego. umwanya mutoya tuze kubona uburyo bwo gusenga. Amen. Alo, turakumva. Mura Imana ishimwe cyane. Turashima Imana mushiki wacu. Turi muri studio za televiziyo Goodrich. Uyu mwanya ukurikiranye ijambo ry'Imana. Urumva hari iminyururu igiye kuva ku maboko yawe. Urizeye? Urizeye? Niki wifuza mu maso y'Imana aka kanya? Mu kizamini cya leta. Uyu muntu turavuze ngo atsinde mu izina rya Yesu. Atsinde. Iminyururu yatuma adatsinda. Iyo ngiyi Imana icagagura. Ikurweho azatsinde kandi aze mu bantu. Amen. Ndabyatuye nk'umuhanuzi. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguha umugisha wizere kuzatsinda. Alo. Alo. Yesu ashimwe cyane. Niki wifuza ko twagusengera? Turakumva. Akakubohora. Mu izina rya Yesu iminyururu yari ikuboshye ikurekure mu izina rya Yesu. Kandi turabitegetse mu mbaraga z'umwuka we. Icyakuboshye cyose kikurekure mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urizeye? Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Kandi wizere ko ubutaha tuzashimana Imana kubw'ibyo Imana igukoreye. Amen. Alo. Alo. Muraho neza. James, amakuru yawe. Witeguye kubyuka ugakomeza ukagenda. Imana iguha amavuta mu izina rya Yesu. Amavuta y'Imana mu amavuta. Ngarya Petero asohotse mu zibo. Amen. Ngo yakoze ibitangaza byinshi. Nibwo yigeze kuvuga ubutumwa ngo abantu benshi
uyu muntu aranga Imana igiye kumukura amen agahabwa amavuta amen Imana iraguhaye mu izina rya Yesu urabyizeye Imana igumugisha kandi turi kumwe uzakomeze kuduha ubuhamya kwa yabo alo turakwakiriye Yesu ashimwe cyane muraho neza amakuru urasaba iki aka kanya tukwature umugisha w'Imana akazi akabone Imana yo mwinshi imuha akazi iyo dukorera ku manywa na nijoro turategetse ukwezi kwa gatatu yinjire mu kazi uzahabwe mwakazi amen kandi Imana yampamagaye amen ikampesha umugisha nanjye ndavuze mu mugisha uzabane nawe iminsi yose Imana igumugisha muri byose kandi wizere kugahawe urabyizeye uzashima Imana kandi uzatanga ubuhamya amen alo Yesu ashimwe cyane muri mubyutse akomeze agende urifuza iki muri mubyutse akomeze agende urifuza iki uramwumva uyu muntu Imana niguhumugisha cyane kandi uko waryumvishije rikakubohora Imana igukorera igitangaza tuzavugane nawe mu cyumweru gitaha utubwira ko ari ikintu Imana yagukoreye ndabizi neza ko muri iri jambo mubyutse akomeze agende Imana igiye gukora ibitangaza hagati mu bwoko bwayo ndabizi neza ndashidikanya ko iri jambo wumvishije ukaryizera Imana igukorera ibikomeye kandi tuzabe abatanga buhamya muri iki kiganiro Imana igumugisha urakoze cyane ndatekereza amasara tugenda yego ndagira ngo tuze gukora conclusion y'iri mutwemerere uyu mwanya hari ijambo twavuze ngo aramubwira ngo nakenyere hari abantu bakwiriye gukenyera mu gihe nk'iki yego buriya iyo wakenyeye hari ibintu ukenyerera ukavuga ngo uru rugamba ntari narutsiye ntabwo nshobora guceceka alo Yesu ashimwe cyane mwene data turakumva alo turakumva Yesu ashimwe uyu ntabwo abashije kumvikana neza munyemerere tugana ku musozo w'iri jambo rivuga ngo aramubwira ngo kenyera mpera ku murongo nibuze uwa kangahe ndatekereza ku murongo waho uwa karindwi marayika yavuze iki umurongo wa karindwi waranditse ngo nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka munsi icyo ni marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga aramubwira ngo byuka n'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe abigenza arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire komeza iryo jambo ndashaka turisoza arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenya ko ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri ahubwo agira ngo abirose mu nzu donc Imana ishobora gukora ikintu ku buryo ushobora kutumva ko ari wowe ugikorewe yego ukajya utekereza ni ngewe cyangwa n'undi wabikorewe reka mbabwire bene data mudukurikiye muri uyu mwanya Imana nkorera Imana yanyimitse ikanyita umutambyi Imana igukorera igitanga
igitangaza Mana ishimwe. kitazatuma ujya kwisobanura, Mana ishimwe. kubera ko hari ibitangaza bidusaba kwisobanura Yego. no kujya kubaza ngo ariko se nibyo. Nibyo. Hari igitangaza Imana ikora kikagusobanura. Imana ikora igitangaza Iki kivugiye. gitangaza Petero yakorewe Yego. nta busobanuro cyagombaga gukenera, Reka reka. ngo nawe ubwe yasigaye avuga ngo ariko se ni njyewe, Cyangwa hejuru y'abasirikari 16, ni njyewe ubavuye hagati. hejuru ya Herode n'inkota ye, Ni njyewe uvuye muri iriya. hejuru n'ibyo abayuda bategereza, Ni njyewe wahowe ya minyururu. hejuru yabo. Ni njyewe uvuye muri Oh Kazaniya. my goodness. Imana ikora ikintu umushumba. Ikora ikintu muri uku kwezi Umuntu nawe ubwe yatanga. kuri iyi tariki 28, Hallelujah. ejo ni itariki ya Itariki mbere, ya mbere. ndahanurira ubuzima bwawe. Hallelujah. Imana nkorera, Imana. igukorera ikintu, Imana ishimwe. Imana ikuremere, Hallelujah. Imana igukoreho Hallelujah. mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ikore kuri icyo kibazo, Hallelujah. ikore kuri ubwo burwayi, Imana ihakore. ikore kuri ayo Imana madeni, ishimwe. ikore kuri ibyo bintu Imana byakugoye ishimwe. mu izina rya Yesu. Elesire bine kopere gide. Imana ishobora byose, Hallelujah. Imana y'imbaraga, Hallelujah. Imana rurema, Hallelujah. Imana ifite ubutware. Imana ibikore. Imana ibohore. Imana ibohore. Izi ngoyi zazikuboshe. Imana izibohore. Enesiri bine foble. Destaya gide sai. Enima ndakita. Elewidi bide foble. Elele sinima igide. ariko ushaka iki? Mana ishimwe. ushaka iki? Mana bashaka ko tuguma hano soreza kuri 11 zani Enesini maigide. Natiki enota. Akidi widi bo. hari umuntu Hari- none tuvugana Yego. Imana ibyukije, Imana ishimwe. ibyukije ku gisasiro Imana cy'uburwayi. ishimwe. Hari umuntu Imana ibyukije, Imana ishimwe. ibyukije yari amaze iminsi aryama. Hallelujah. Hari umuntu Imana ibyukije, Hallelujah. ibyukije mu bibazo byinshi, Hallelujah. mu bihe by'icuraburindi, Enide mu bihe sai. byari bimugoye, Hallelujah. mu bihe byari bimuremerereye. Imana ishimwe. Imana iramubyukije. Hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah. Sone etosa Enenesi ela nimba ya fo takia egide. siabo Sai. rekota ni Ene eto waigide fo bre. zanikote Ehe. latira Hari biri abantu Imana ibyukije mushumba. Hari abantu somera Imana- 11 tugende dutaha. Yego haranditse ngo Tasiko. Petero agaruye umutima. agaruye iki? Umutima. Donc ndavuze ngo umutima wawe nugaruke, Nugaruke. umutima wawe nuve mu byo wari umaze iminsi Umutima urimo. nugaruke. Garurira umutima ku Mana, Hallelujah. garurira umutima imbere y'Imana, Hallelujah. garurira umutima mu maso y'Imana. Hallelujah. Ongera wongere urebe neza. Hallelujah. Imana iragukeneye, Umutima ugaruke. Imana igufiteho umugambi, Hallelujah. Imana ifite gahunda. Asifiwe. Zone etoka Enesini saya maigide latira foble. siyabo. Mana ishimwe. Agaruye umutima, Aribwira ati. aribwira ati Noneho menye menye neza iby'ukuri Iby'ukuri. yuko umwami kuko umwami Imana yatumye Aha. marayika wayo Wayo. ikankura mu maboko ya ikankura mu Herode. maboko ya Herode, Haleluya. ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwategerezaga. Reka mbabwire ngo hari abantu bavuye mu maboko ya Herode. Umva nkubwire, ntibizaba uko abantu babitegereje. Oya, ntago bibaho. Imana yanze ko umwanzi wawe akoma mu mashyi. Haleluya. Imana yanze ko abategereje gukorwa n'isoni Hari ibintu Imana bakoma mu yanze, mashyi. hari ibintu Imana yanze. Ntibazakoma mu mashyi. Yego. Igihe bagakomye mu Imana mashyi, irabyanze. Imana niyo wihaye kuyakoma. Haleluya. Igihe bakaririmbye, Haleluya. niyo Imana ihaye kuririmba. Haleluya. Igihe bakabyinnye, Haleluya. niyo Imana ihaye kubyina. Haleluya. Umva nkubwire, Haleluya. Imana yawe Imana ni Imana ishimwe. nyamana, Imana Imana ishimwe. yawe Imana ni Imana ikora ishimwe. ibitangaza, Imana Imana ishimwe. yawe Hari ni Imana ibyo ikoze. ihindura, Imana yawe ni Imana ikora Elele bini foblele. ni Imana inyuranyije ibintu. Ibyo bategerezaga si byo bazabona, ibyo bibwiraga si byo bizaba. Imana yanze ko bakoma mu mashyi, iburijemo ibyo abayuda bategerezaga byose, iburijemo ibyo abayuda batekerezaga byose. Iby'abarozi bari bategereje ibiburijemo. Nyemerera dusenge, Iby'abanyamagambo bari bategereje ibiburijemo. turagiye gusenga. Ubundi reka dusenge. Reka ntange uyu mwanya Amen. abazadukurikirana. Yego. Dufite channel yacu ya Duhumurizanye TV kuri YouTube. Yego. Duhumurizanye TV ni channel yacu y'itorero Bethlehem. Muzadukurikire, nimero yanjye ya telefone nayitanga ni 078 8 6 7 8 5 ndayitanze, nongere nyisubiremo 078 8 6 7 8 5 munyemerere dusenge, munyemerere dusenge. Reka nitabe telefone ebyiri gusa. Turakwakiriye. Urifuza iki maso y'Imana? Vuga iminota yagiye, turagiye. Imana y'amahoro ihindura amateka uko ubyifuje. Nimero nayitanze, umwanya watugendanye. Imana iguha umugisha, wampamagara kuri telefone twasengana. Turakwakiriye mwene data. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe mwene data. Alo.
urifuza iki muri aka kanya? turatura umuryango wawe h'umugisha. Nimero twayitanze, munyemerere, iminota yagiye, tuzavugana ubutaha, dusenge, tuzabasengera. Cyumweru gitaha tuzaba duhari isa 11 kugera saa 12. Muzabe muhari, tuzafata umwanya wo gusenga. Nimero twayitanze, munyemerere nongere nakira uwundi. Yesu ashimwe cyane. Uravugana na Pastor Edouard. Imana Mubyutse, wabumvise? Imana Mubyutse ku gisasiro cy'uburwayi. Imana imukura aho hantu. Imana nkorera. Uzaba umutanga buhamya uko Imana ikiza abarwayi. Imana iguha umugisha. Yesu ashimwe cyane mwene data. Turi ku musozo. Yesu ashimwe. Watubwira vuba twihuse. Arakoze cyane. Reka dufata akanya dusenge. Reka dusengera abantu b'Imana. Reka dusengera aba bantu. Amen. Reka tubasengere. Hari ijambo rimwe nzi. Imana ni Imana ibera hose icyarimwe, kandi ni Imana ibasha gukorera ahantu hose icyarimwe, kandi izi ibyo umuntu yifuza byose. Umva iki ijambo ryatubwiye ngo nuko Imana ngo iburizamo ibyo abayuda bategerezaga byose. Imana igira ibintu iburizamo abantu bari bategereje ku buzima bwawe. Imana igira ibintu iburizamo abantu bari bategereje, kandi biburijwe. Twongere tubivuge mukozi w'Imana, biburijwe. Ibyo abantu bibwira bizaba kuri mwene data, bizaba kuri mushiki wawe, bizaba kuri mukuru wawe, bizaba ku babyeyi runaka, biburijwe. Amen. Imana ikoze ikintu gishya. Haleluya. Dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimiye. Wewe wasohoye Petero mu nzu y'imbohe, ukabikora utagishije abantu inama, ukabikora utagiye kubaza Herode ngo musore cyangwa mureke, ukabikora muri surprise. Haleluya. Ijoro yari busorwemo, izo mbaraga wakoresheje bagiye kumukoreraho igitaramo cya Pasika. Niryo joro watabariyemo. Hari abantu bari bagiye gukorerwaho igitaramo, hari abantu Satani yari agiye gusereburiraho, ariko uyu mwanya biburijwemo. Ijambo ryawe riravuga ngo ikimenyesha yuko unyishimira nuko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu kunesha. Ndagushimiye ko umwanzi wanjye atavugirije impundu kunesha. Ndagushimiye ko umwanzi wanjye adakomye mu mashyi. Ndagushimiye ko umwanzi wanjye atavugije impundu. Urakoze ko uyu mwanya bari ba Petero basohowe ahantu, basohotse aho bari bakingiraniwe, basohotse aho umwanzi yari yarabaryamiye. Imbaraga zawe zirabikoze, imbaraga zawe zirabiremye, imbaraga zawe zibishyizeho. Aka kanya itegeko ry'ijuru ribasora aho bari baryamye mu izina rya Yesu. Iminyururu yari baboshye idohoke, icikagurika. Iminyururu y'uburwayi, iminyururu y'amadeni, iminyururu y'ibibazo bitari bimwe, iminyururu yo kutabya, iminyururu yo kudatwita, iminyururu yatuma batava aho bari. Iyo minyururu iracika mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu mbaraga z'umwuka we, ijuru rirategetse, ijuru riraremye. Uyu mugoroba ijuru rirategetse mu izina rya Yesu. Wa mwanzi we, rekura ubwoko bugende. Mbaraga y'ikuzimu we, rekura abana b'Imana bakomeze bagende. Uko niko Farawo yahawe itegeko ryo kurekura Abisirayeli, barambuka bagera i Kanani. Hagira abantu bambuka uyu mugoroba, hagira abantu bagera mu masezerano, hagira abantu ukorera ibikomeye. Urakoze ko mva gusenga. Icyubahiro ni kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu. Amen.